Banyarwanda banyarwandakazi, turabasuhuje nka Edu Rwanda Tours, kampani itanga serivisi z'ubukerarugendo. Uyu mwanya turi aho bita Kiyanzi kuri Kanopi nk'uko muri kubibona. Twari twakoze tuwa ya hikinga mo Kanyinya. Hano imbere turi kumwe na Cadette. Reka tumwakire atubwire tuwa byagenze gute, challenge yahuriyemo nazo, abasangize muri make uko urugendo rwagenze nawe utari uhari ubashe kubikurikirana. Murakoze cyane. Murakoze. Ukuntu tuba yagenze uyu munsi yagenze neza, ukuntu byatangiye dutuwaringa tuwarinze twese twahuriye kuri sitasiyo ya General Nyabugogo. Turaza tugeze hafi yaho ku kiraro turicara dufata briefing hanyuma baratubwira badusobanurira ukuntu umusozi wa Mount Kanyinya wari umeze imbere n'ibyahakorerwaga. Iyo ugeze kuri kaburimbo umaze guhayikinga ubona view ya Kigali yose uko bimeze. Hanyuma turakomeza turagenda dufata stopover turaruhuka. Papasi yacu twari kugera kuri Kanopi waka ya Kanyinya, twayigezeho murabibona. Challenge nahuye nazo na challenge nyinshi nahuye nazo. Challenge ya mbere nahuye nayo ni uko inkweto zandiye nkanaruha, ariko ibyo nta kibazo. Cadette, ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Mo Kanyinya ni mountain cyangwa ni hills? Ni hills. Kubera iki? Kubera ko ntabwo yujuje 2,000. Ni 1,996. Ubwo ntabwo ari mountain ni hills. Nose kuki tuvuga Mo Kanyinya kandi umaze kutubwira ko ari hills? Mo Kanyinya nuko zikombanye zose hamwe. Izihe? Mount Kigali na Rebero na Jari. Okay, murakoze cyane. Nitse twari kumwe. Nkuko bivuze, impamvu tuvuga Mo Kigali nuko dufata imisozi ine ya Kigali ikaba combine, ariko tuvuze umusozi umwe uba ari hills kuko udafite metero 2,000 gusubira hejuru. Murakoze cyane. Reka twakire Kevin. N'ubundi turakomeje, reka twakire na Kevin atubwire uko byagenze. So murakoze, twakoze trip hano mubona ni kuri Mount Jari. Not Mount Jari, ni Mo Kanyinya. Urayitangiza nawe. Kevin yibeshyeho gato cyane, yibeshyeho. Ntago ari Mo Jari ahubwo ni Mo Kanyinya. Ko nakomeza tubwire byagenze gute. Aha mureba ni kuri Mo Kanyinya, ni Kanopi yaho twahageze. Nubwo bitari byoroshye, twari twarushye, inkweto zaturiye, twari twashonje, ariko nta kibazo twabyihanganiye. Twahageze rero byadushimishije. So twakoze trip nziza cyane, twahikinze. Nibwo bwa mbere nahayikinze, nyine nabyishimiye. So murakoze. Kevin, ikibazo nkubaza, turi gusobanura uburyo Mo Kanyinya atari mountain ahubwo ari hills. Twavuze impamvu, tuvuga n'impamvu tuvuga Mo Kigali, tuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Twavuze ko izina Kigali ryaturutse hehe, ninde waritanze, ryatanzwe ryari iryo zina rya Kigali. Izina Kigali ryaturutse umusozi witwa Mo Kigali, kubera ko ari umwami wari uritanze. Aritanze nyine yarahagaze abona ari kureba Kigali, abona nyine u Rwanda ni rugari. Okay Kevin arakoze cyane, mufashije. Nawe mubajije ngo izina Kigali ryaturutse hehe muri Bicunda, se ryatangiwe he, ninde waritanze. Ariko mufashije mu magambo makeya, umwami twitwa Cyirimerugwe yari atuye Mo Kigali. Hanyuma aho twitamira neza nibwo yahagiye arebye Gitarama
cyangwa se mu majyepfo nk'uko yari ari muri Kigali, iriya misozi yari imukingirije, abona naho haratuwe, abona hari ibihugu, aje aravuga ngo burya igihugu ni Kigali. Hari mu 1906 akimara kuvuga ngo igihugu ni Kigali, 1907 nibwo Richard Kandt yaraje mu Rwanda, ahubwo agiye kwimura umurwa w'igihugu awuzana uyu munsi aho uri, awitirira Kigali, ariko izina ryatanzwe n'umwami, ntabwo izina ryatanzwe na Richard Kandt. Niyo magambo cyangwa se ni cyo gisobanuro gito cyane umuntu yatanga.